Aline yari ahagaze imbere y'aho Kevin akorera, yari aje kumusaba imbabazi ngo arebe yuko wenda yamubabarira, ariko umutima we wari wuzuyemo ubwoba bwinshi cyane. Kevin yari amaze kugira ubuzima bwiza bushimishije, yari afite akazi keza, umushinga umwinjiriza amafaranga menshi, kandi abantu bari baratangiye no kumuha icubahiro. Ariko Aline we yari atangiye noneho kunyura mu bintu bikomeye cyane. Ku rundi ruhande Brian yari amaze guhinduka. Umusore yahoze amubonamo nk'umukobwa mwiza kandi w'ingenzi, none ubu yari yaratangiye kumufata nk'umuntu usanzwe. Umunsi umwe Aline yari agiye kumureba. Aline aravuga ati Brian, maze iminsi numva nameze neza, hari ikibazo? Brian aramureba araceceka. Arangije, ndumva twakagombye guhagarika ibyo duhuriyeho ndetse tugahagarika ibyo dufitanye byose. Aline yahise atungurwa, arangije aramusubiza ati guhagarika iki? Brian ati umubano wacu. Aline araseka cyane kubera gutungurwa, arangije aravuga ati uri gukina? Brian aramusubiza ati oya, mbivuze nk'ukuri. Aline atangira kurira, amarira amuzenga mu maso. Arangije aravuga ati ariko kuki ibi byose bimbaho? Brian ati ntabwo nyiri kubona impamvu yo gukomezanya nawe. Aline aramubaza ati hari undi mukobwa ugira, hari undi mukobwa ukunda, hari undi mukobwa muri kumwe mu rukundo? Brian ntiyahise asubiza. Aline ahita amenya ko hari ikintu kibyihishe inyuma. Aramubwira ati nari nzi ko unkunda. Brian aramusubiza ati hari igihe nagukundaga, hari igihe ibyo dufitanye ariko ibintu birahinduka. Ati hari igihe nagukundaga, hari igihe ibyo dufitanye nkagukundira ibyo dufitanye, nkagukundira ibyo duhuriyeho, nkagukundira. Brian yamubwiye buri kantu kose, avuga ati hari igihe nakundaga ibyo dufitanye, hari igihe nakundaga ibyo duhuriyeho, hari igihe nakundaga ibyo twakoraga, hari igihe nakundaga ibyo nagushakagaho, ariko ibintu birahinduka. Aline yararize, yasohotse muri ya nzu agenda atazi aho yerekeza. Ageze mu rugo Aline yaricaye, yafashe telefone areba amafoto ya kera. Hari harimo ifoto imwe yari afite ya Kevin bakiri ku ishuri, bombi bari bishimye bameze neza. Aline yitegereje igihe kirekire, yarayitegereje, arayitegereza ariko nuko aravuga ati Kevin yabaga urukundo rwinshi kandi ntacyo yari afite. Njye naramwanze kubera ubukene, kubera ko nta kintu agira. Yafashe mu mutwe ashyiramo ibiganza, ndavuga Aline. Arangije aravuga ati none ubu umuntu nizeraga arantaye. Avuga Brian nyine uburyo yamwizeye noneho akamutaye. Aline yarashimye noneho kubona amafaranga nka mbere, ngo yumve yuko amafaranga cyo kintu yashyira mu buzima bwe. Ibintu yari yaramenyereye kubona kuri Brian byari byararangiye. Yatangiye noneho gushaka akazi, ariko buri hantu yageraga bamubwiraga ko nta kazi bafite. Iminsi iragenda irashira, igenda yicuma, Aline agenda arushaho noneho kugira agahinda. Kevin nawe ku rundi ruhande yari amaze noneho gutera imbere. Kevin yamaze gutera imbere bishoboka cyane. Wa mucuruzi wari waramuhaye amahirwe yakomeje noneho kumwigisha. Umunsi ku munsi akagenda amwereka utuntu twiza, akagenda amwereka nyine utuntu tw'abakire, uko abakire bakora, akagenda amwereka utumanyeri twinshi. Kevin aramubaza ati uri gutekereza ko niteguye? Aratekereza ko niteguye. Umukire nawe aramwenyura, niba utiteguye ntabwo nagukorera cyangwa se ntabwo nakugirira icyizere. Kevin yahise atangira noneho gutegura umushinga we. Yashatse aho gukorera,
ashaka abakozi, yatangiye none ubucuruzi, ashyiramo ibicuruzwa bitandukanye. Ubucuruzi bwe bugenda buza gake gake, amafaranga atangira none kwiyongera, ariko Kevin ntiyahindutse umuntu wirata usanga ngo ariyemera. Yakomeje kwibuka igihe wenda yari umukire, akagenda abyibuka abo yahoraga nabo. Nyuma yaho amahirwe atunguranye, umunsi umwe Kevin yari yicaye mu biro bye, umukozi we arinjira. Arangije aramubwira ati boss, hari umukobwa ushaka kukubona. Kevin ati ninde? Umukozi aramubwira ati yitwa Aline. Kevin yahise aceceka. Izina Aline byamwibukije ibintu byinshi cyane. Yibutse umunsi yasuzuguwe n'uwo mukobwa witwa Aline. Yibutse umunsi yamubwiye ko nta hazaza afite. Yibutse umunsi yapfukamye imbere ye amusaba kutagenda. Kevin arahumeka aratuza, arita, ariko azamura imyuka myinshi, arayizamura avuga ati mubwira se. Aline yinjiye mu biro, ntabwo yari yambaye neza, nka mbere. Yari ananiwe mu maso, hagaragara agahinda kenshi. Kevin aramureba. Aline aricara pe, ati nzi ko wenda utifuza kongera kumbona. Kevin ntiyamusubiza, uwo ari Aline umubwira. Aline arakomeza aravuga, ariko nari nkeneye kongera kukureba, nari nkeneye kukubona. Kevin ati ushaka iki? Aline atangira kurira. Arangije aravuga ati naje gusaba wenda imbabazi, ndebe ko wambabarira. Kevin araceceka. Ndabizi ko nakubabaje, ndabizi ko nagusuzuguye, ndabizi ko nakubwiye ko nta hazaza ufite. Aline aricara ararira. Ariko ubu namenye ukuri. Aline ati njye nabonye ukuri. Kevin aramubaza ati ukuri kwiki? Aline aramusubiza ati namenye ko umuntu udakwiye gucirwa urubanza kubera ko ibyo afite uyu munsi. Kevin araceceka ati subiramo numve. Aline aramubwira ati namenye ko umuntu adakwiye gucirwa urubanza kubera ibyo afite uyu munsi. Aline arakomeza aravuga ati namenye ko urukundo rwawe rwari urukundo rw'ukuri, ariko njye narutaye kubera amafaranga, ndarwirengagiza. Kevin aramureba, arahaguruka aramubwira, Kevin ndagusabye, ntabwo nje kubera amafaranga yawe, nje kuko nzi ko nakoze ikosa. Kevin aramubaza ati none se iyo nza kuba nyiri umukene wari kuba waraje? Aline araceceka aravuga ati nta gisubizo mfite. Kevin aramubwira ati rero Aline, iki ni cyo kibazo, ubu ubona uwo ndiwe kuko ubona ibyo mfite. Aline ati oya Kevin, ndahiye ko ubu ngukunda. Kevin aramureba, aramwitegereza, hanyuma aravuga ati ndakubabariye. Aline aramwenyura, amarira aciye ku maso arimo arabaza none se twasubirana? Kevin nahise amusubiza. Yarahagurutse ajya ku idirishya arahagarara, amaze akanya gato aravuga ati sinshaka kukwanga, ariko sinshobora kwibagirwa uko wanyumvishije igihe nari ndahubona. Wanyumvishije ko ndi umukene, unyumva yuko ndi umuntu udafite ikintu nshoboye. Atari ukuntu wanyumvishije icyo gihe sinabyibagirwa. Naraceceka. Kevin aramureba ati nkeneye noneho iki? Abitekerezaho. Aline arunama, aravuga ati ndaguha igihe cyose ukeneye. Arasohoka aragenda. Kevin amaze gusigara wenyine, yicara ku ntebe, afata telefone ye, arareba kuri ya mafoto ya kera ari kumwe na Aline. Arayareba igihe kirekire, arayareba yose, arayitegereza, acishamo amaso, aragera scrollinga, aravuga ati ese umuntu wanje uracankunda? Ese umuntu wanje uracamukunda? Kuko nubwo yari yarababajwe cyane, hari igice cy'umutima we cyari kitaramwibagirwa neza, ariko hari ikibazo gikomeye cyane cyari gisigaye. Ese Aline aramukunda koko, cyangwa ubu ngubu aramukunda kubera ko Kevin yabaze kuba umukire?
kandi bidatinze Kevin yari agiye kubona noneho igisubizo cya nyacyo. Ese pati ya 7 izatwereka iki? Ese ni ikizamini Kevin azakorera Aline? Kanda subscribe utazacikanwa n'igice cya 7 cy'iyi nkuru ya Aline ndetse na Kevin. Inkuru yitwa yanze umusore kubera ko ari umukene. Inkuru niko yitwa. Ni inkuru y'umukobwa wanze umusore kubera ubukene. Uwo ni Aline wangaga Kevin kubera ko ari umukene, none atangiye kugenda amugarukira gake bizarangira gute?